Ikihe kibazo? Ese wakangutse bwakeye nkaryamaho gato ntabwo uri bujye mu kazi? niba wabonye akazi gatangira saa 10 ibyo nyine njya gutegura icyayi cyo kugira ngo umwe ntabwo ari bugitegura indyo nyine uwo munsi. ngo iki? Okay. Ako bebe ndaryamye ndota nyine inzozi mbi. None se ubundi reka mubaze njye nawe tubanye nk'iki? Icyo bibazo nibyo mbyukirijeho koko nibyo bitumye mbyutsa. Ntabwo byutsa se akundi kumuze pe ko njye nyine ibintu byose biranga umugore mbikorera kandi ku gihe. Niyo mpamvu udashobora kujya kunsaba ngo nkangiye mba umugore wawe mu buryo bwemewe. Kumva ibyo mu bintu byose bikenewe ari cyo ngicyo gikenewe kujya kugusaba. Nyine bifata nk'aho ari ibintu bisanzwe ariko kandi birakenewe. Ngewe mu gihe cyose mfata nk'umugore wawe ibyo umugore wese akora nanjye nkaba mbikora. Nkeneye kuza kunsaba ababyeyi ariko ndeka nkubaze iyo ubona mama wanjye na papa wanjye bandeze bibagoye bamenye ko mbana n'umusore buno bakifata guta kutabeshya. Aga bebe nawe ntubuzi uburyo ingo zabo bazubatsemo n'uburyo batangiye wasanga ari no kungo kuba bigenje. Ikindi kandi nanone sinumva ikibazo kibirimo pe. Wowe utuza tubanze twigane buri muntu amenye undi. Twigane? Ntabwo nkunda. I love you. That's why ndi kumujina. Yeah, even me I love you so much. That's why nanone tugomba kutuza tukigana kugira tuzabane by'igihe kirekire. Niyo mpamvu ingo z'ikigeze zisenyuka bya hato na hato. Bebe nyine numvaga ikiza ruko oya nta kintu bebe byaba biri mu mucyo kandi noneho ababyeyi bakabahesha ishema nanjye abandi bakagira ishema. Akuze kubyara umukobwa akarinda asaza atakweretse ibirori. Umva se ari ikintu gisanzwe urumva ari ikintu cyoroheje. Ukeka ko ntabitekerezaho mbitekerezaho ndetse na cyane ahubwo nanjye it's a matter of time. Wowe tubihe igihe ibindi byose bizikora kandi don't complicate yourself, right? Gutekereza kuri bebe kambwira biwaritse sibyo ako basuraza kuza kubitekereza ibyo bantu bakubwiye. Erega nayo mpamvu nanjye mba nananiwe no gusinzira nizo nyine n'ibyo bibazo byose mbandi ukibaza muri njye n'ukuntu bizarangira. Baby waritse bebe ntugatekereze ibintu bituma ndaga sibyo. Ibitotsi byiza Mama ye. Mama ye. Karame. Hako numbona ushogoshoye bunde nazabe bibiya n'ibiki n'ibikapu. Uri ugiye he? Ugihera? Ngiye mu ivuga butumwa mu majyaruguru. Ariko kimame. Ibi ariko shitani yaguteye nibwo kukivuga. Ivuga butumwa urugo rwawe ukagenda nivuga butumwa bw'ubuki. Ngiye mu murimo w'Imana. Hari umuvuga butumwa mushyashya waje ufite amavuta umva ngo ari gusenga ibitangaza bigakoreka. Ndashaka ko nanjye rero nagenda nyine akamfasha gusenga nyine business yacu kagenda neza. Ariko mama ye reka tuvugane tuganire gato. Uwo muvuga butumwa waje uruta umugabo wawe muvuga butumwa bw'ubuki. Ngiye byo mubwira ntabwo kunyura. Uze dembuze ko bitanyura koko. Nose ni ngombwa ngo uve mu nzu ushogoshere ugende wibagiwe n'icyo ugomba gukora. Ngise ngomba gukora. Ikintu cya mbere ryamubaza.
uribuka umbwira ngo nimushingira amangazini ngo ngurambiye kuba mu rugo. Ndabyibuka. Amafaranga sinagiye kuyaguza gatunambye muri banki. None ko ibintu namaze kubikora byose mbishyize ari ukabitererana wumva ayo mafaranga nzayishyura nyakuye. Ariko harimo abakozi. Ariko umukozi niyo ndashingiye business. Nireka mubwire. Urumva rero nagiye mu by'Imana nahita mu byanjye. Urabizi Cadette arimo kandi ni umukozi mwiza. Geoffrey arimo kandi ni umukozi mwiza. Mbega ibitatse. Oya ngo simba narayinjyana umva se. Igihe nicariye akoresha mbura rimwe ndabona umbwira waheze mu bitekerezo. What's wrong? Nana? Karame. Wabaye iki ko muri ugize umwana mwiza cyane? Ntabwo ari ukwigira umwana mwiza ariko hari ibintu mba ndi gutekereza nkabona byarenze ubwonko bwanjye n'ubwenge bwanjye bwananiwe kubishyikira. Habaye iki? Mba ntekereza ukuntu nsigaye hano nirirwa nsaba buri kintu icyo ari cyo cyose kugera no kuri padi kandi nari mbayeho ubuzima bwiza nitunze mfite akazi kanjye hanyuma bro bakankura mu kazi asundi wazamunyingingiye byibuze ngasubira ku kazi ko wenda nyine hari ibintu byinshi byahinduka mu buzima bwanjye nk'ubu nyine ejo bundi nagiye muri period reba ukuntu njya kwaka igihumbi cyo kugura ko taxi numva biranjemye kandi imbere narabonaga nitunze mfite buri kimwe nshobora kwihereza icyo nkeneye cyose. Ndakwinjiza basuzana n'imyingira nsubire mu kazi wenda we wabimubwira akakumva kuri Ntukuye ku kazi. Sinabyuze. Yambwiye guhagarika ibyo nakoraga kuko yabonaga ngo nta nyungu nyinshi bifite kandi ngo ikindi ngo mpura n'abandi bagabo n'abandi basore kandi ashaka ko hari undi musore waneta kuko namukundaga ndabyemera nyine ariko ndi kubona bitangiye kungiraho ingaruka zitari nziza. Rero n'ubundi jewe ntabanje ngo njye mu by'Imana n'ubundi nta kintu Imana yakora nayisenga ahubwo gira kagende mwivuga butumwa njye senga Imana nyine idimburemo muri business yacu. Ako nahandi wasengera utavuye mu rugo hirwe wogo wawe ujyaho naho utazi. Reka mubwire tuzajya mu ijuru kubera imirimo. Nose ubu niba ntajya mu mirimo y'Imana ngo nitange muri vuga butumwa Imana ibone ko nagiye mu byayo koko urumva nazabona imirimo gutimerekeye. Se inshuro maze kujya biwazibara wazishoba. Kuva wagenda niki wazanye muri ubu. Erega nuko ukuntu muba mubayeho ukuntu ubusa neza n'abana babayeho neza nta masengesho mba nabase. Tubayeho neza se dusa neza hari ikintu ngurira. Iyi myenda yose sinjye yigurira. Sinjye iyo Mana itagupfunyikira ngo iguhe n'ibijumbu bizane mu rugo babihate babiteke. Iyo Mana wirirwa bitaguha n'igikoma ngo abana bakimwe mu gitondo. Iyo Mana iyi myenda n'injyo yikuguriye. Iyo Mana uvuga wirwamo n'Imana bwo kuki. Reka nkubwire. Ntago we wabyumva uri mu mubiri. Uri mu mwuka niwe wabisobanukirwa. Kandi ibintu ugomba kubikora ko n'inshingano zawe. Kandi uramutse ubyukanye rari ugatura hasi umugongo wabyukuza uko wanyanya kwa muganga. Rero rwose kamubwire mbabara nigendere nshaka kuzigira mu ijuru. Jewe ubundi nta n'ikintu mfana n'ibyiza. Je gakondo yangire mu ijuru niho Imana yangiba niho umwami Yesu aba. Aba magambo yose ndi kuvuga ndi gucuranga nta kintu kubangamire mugabo mwiza ndakuba ko ni Imana yakumaye. Ariko gusenga ni ngombwa. Rero ndagiye nshobora kugenda nkagaruka ariko hari ukuntu umwuka wera kuri mwe n'ibitangaza kuko rega amasaha agengwa n'umwuka wera ushobora no kurara. Ngo gushaka kujya gute? Ushobora no kurara bitewe n'uko umwuka nyene yagiye. Waruzi n'ikindi? Karamba. Ubu dufite saa 4:05. Ntabwo wemerewe kuvana. Mba mubwire ngende umva ikibazo cyawe kinakomeye kweri kwifata umuntu agakora ku kazi kaba ku kazi. Umva rero simbizi byanyu n'ibyana bakundana n'iby'inkundo zanyu ubwo mubiziranye ntabwo rero nabaye involved ngo njye kumubwira ngo this and this
uramuzi nawe niyo nama ungiriye. what can I do murakundana genda just umwumvisha umutware gake nyine umworoshye nyine reka byemera nawe ngewe sha nothing I can do. Even me, I don't know what I do. Ariko rwose, this is too much. It is too much ariko nyine Usiko nsigaye ngaragara nk'umukozi wanyu wo mu rugo. Ni ukujya mwebwe mujya mu kazi ngasigara hano ntetse noza ibyombo ndi gukurininga ndi gutera ipasi imyenda. Kandi nukuri nta kibazo na kimwe nageraga mu buzima nari mbayeho neza. I was thinking ko nshobora kuba naritengushye njye ubwanjye. nyine ibyo byose rero nyine Njye biba numvaga hagati basi yanyu. impamvu mbikubwiye numvaga basi ikintu bikubwiriye wenda ugiye kumfasha ukamuganiriza ukamufashiriza kubyumva ko n'ubundi ninjiza amafaranga make nawe yinjiza ayandi twanaba successful mu buryo bwihuse kurusha uko yaba akora wenyine. ndagukeneye mu nzu twicare tubanze tugire ibyo dukemura. Papa ye ntago rwose byakunda ntago nagusimbuza Imana nayihaye icyiciro mu mutima wanjye ntago rwose nareka tujya mu materaniro sinkubeshye ahubwo ndi gukererwa kubera ko ubu ngubu abandi bantu turirimbana bamaze no kugerayo. Ariko ubwonko bubara neza uratekereza neza nibura ngo ushungure umenye icyo uri cyo muri ubu. Si umugabo mwiza jewe ni Imana yakumpaye ubu nguhereza agaciro ndeke guha agaciro Imana yakumpaye koko. Hanyuma ibyo nkora byose se n'ubyo nta gaciro bifite. Biriya biharira Imana izabikora iyo umuntu yivanze mu by'Imana nayo yivanga mu byo rwose ahubwo jerekane igendera. Nushaka useze ko ndagenda kandi singusuzuguye n'umwuka wera w'Imana abona ko je ntago. Genda vuze ngo nsubire mu nzu. Ntago ndi buhasubire. Mama Yves. Chahano usubire mu nzu. Seri ntaho tubire rwose ngiye gusenga. Kandi ntumenera amavuta. Hego nabaye nyakatsi. Ntabwo ni nyakatsi ndarakukuza. Ndashaka kumenya iyo Mana usenga iyo ari yo. Ahubwo bye. Rero kubera gufuha kwiwe no kutumva ko agomba kunyizera nta trust nimwe ngirira yumva ndi umuntu urangaho gusa kumutenguha kandi ntabwo ariko kumumeza ndamukunda nyine ku rwego nta musimbuza uwundi muntu ariko nanone ibintu byo kutajya mu kazi byo ndabona bitangiye kurambirana. It's too much kabisa ariko nyine njye nacyo nakora hano rero mukundana njye nago nyine amoko yanjye arafunze kuko nshobora kugira inama njye wenda njye nakoresha ugasanga urayikoresheje ikuviriyemo nko gutandukana nawe then inyuma ugasanga uraje ati mera waransenyeye uradutandukanyije ibyiza shaka uburyo bigenzamo mu byumvikane ko ntabwo nakivanga hagati y'abantu bakundana. Ntacyo ndaza kwicara umuganirize numve niba ari ikintu kiri buvemo. That will be kandi good. uratuzi nubwo nta nama mpaye. Sorry. umunsi ubaye ijana kabiri mbona mama na papa babyuka batongana amaso yanjye amaze kubona byinshi
umutwe yanjye amaze kumva byinshi nagishoboye kwihanganira. Mana, kari wowe nshuti yonyine nsigaranye, ndakwinginze duhe amahoro muri uru rugo rwacu. Umutima wanjye ntugishoboye kwihangana ukundi. Mama ntabahari, papa nawe nuko. Mana nawe warantereranye kuko wangarukiye Mana ukankura muri ubu buzima. Uratse. Okay, go. Hanyuma usanira. Ubu nawe rero uratimaje uricaye ucije mu yombi urimo ureba televiziyo. Ese papa, ubari iki munsi? Aho gushaka ikindi wakora ngo utekereze mu byo muri gukora wicaye muri ibi ngibi. Ubona ibyo biza gutunga. Patazana, fanga bitera komanda. Sana. Ese papa, wowe na nyoko ubu nzabagire gute? njye na mama. Njye na mama se duhuriye he? Njye na mama se duhuriye he? Ubu nyoko amafaranga yose namuhaye ngo ashinge amashopo ntayakomeje. Yari aribwo abona n'umwanya wo kuyikoza ngo avuga ati ibi bintu umusaza yanshyiriye muri aya mangazini nzabicunganye. Ntiyabitereranye bikaba biri kuribwa n'abantu ntaza bari. Njye ariko akazi kanjye ndagakora neza. Rero sinzi impamvu ngiye wankira ibibazo bya mama ngo umushinga iduka rye ry'imyenda ndabizi. Ariko njye nimba waramaye akazi muri company yawe ndi kugakora neza pe. Ariko ive twumvikana. Niba nyoko ashobora kwifata agafata Bibiliya akabyuka agakaraba akambara akisiga, yarangiza agafata inzira akagenda atanambajije atanambwiye atansabye uruhushya ngo menye yagiye, ubwo ibyo bintu nibimara gukendera urumva nzabibaza nde? Ese papa ndakeka ariko muraho kuko mu mwabiganiriyeho wenda mu gitondo akakubwira ati umunsi wanjye uteye gutya ndaje gusengera aha ngaha nimba nazo njye muri business ejo bizagenda uko bizagenda kumukagira plan y'icyo ntabwo yakubwira. Urumva nawe ngo tuba twabiganiriye nyokuriye wagira ngo bamurogeye mu masengesho hari ubwo ajya mu mwanya wo kuvugana nawe, ntabyuka apfunyika ibintu ubu narangiza agakubita igikapu akigendera arakikoza azi bibera muri urugo. Ufata amafaranga yamvunye imyaka yose mvuga ngo umugore wanjye agomba kubaho neza n'abana banjye mushingira amangazini narangiza yatererane ngo abakozi bazacunga. Ariko wenda afite ubundi buryo abisupevizamo ku buryo bigenda neza ntihagire igihombo na kimwe kizaza kuko nawe ubwo yaba ari guterana kampani kandi yaba ari no guterana umuryango papa. Gusa njye uruhande rwanjye sinkwiriye kuzira ibibazo bya mama, ni wowe nawe muzukuru mubana imyaka yose kuva mwatubyara kugeza n'uyu munsi muzukuru mubanya. Akazi kanjye nkakora neza, uyu munsi ni day off yanjye. Rero sinzi ko najya mu kazi kandi nubwo najya mu kazi aka kanya papa abakiriya ntibaraza. Ariko wizo day off zawe za buri munsi zisakumarira iki? Ubu urumva ugomba kwicara ngaho ngo ni day off zizikumariye iki? Aho utatekereje ngo uvuge ngo nanjye ubwo mama adahari reka njye kureba ibyo papa atakoze mbikore, ndebe ko ibyangiritse nabigarura mu nzira nziza. None wirwa wicangaha uri muri televiziyo. Papa tuba dukeneye no kuruhuka natwe iminsi yose umuntu wagiye. Akushingiye ko ntararuhuka kuva naba umwana mutoya ko natangiye mu cyaro ncuruza nkazamuka nageza kuri ibintu ko ntararuhuka. Urabona ndyamye ngewe? Urabona ndyamira? Ese uraruhuka uba wikoreye iki kuva mu gitondo? Hari umucanga wikorera, hari amabuye wikorera. Uruhuka bibiki niki kiba cyakuvunye ku buryo umbwira ngo uraruhuka? Nta kibazo ariko nyine n'izi saha nta n'ubusanzwe ntabwo njya mu kazi bura n'amasaha abakiriya ntabwo baba bakaje. Icyo ntabwo ari igisubizo. Sinjye gutegereza abakiriya. Ugomba gutekereza buriya iyo ushaka kuzakira ukitwa umukungu ukitwa icyubahiro n'ubundi umuntu agihabwa nk'uko afite amafaranga.
kuryama ubishyira ku ruhande ugatekereza gukora. Rero wowe nushaka gufata ibitabo ukajya wirirwa wicaye ahangaha ntiwarangije kwiga ukareba televiziyo zizagutunga. Ejo n'ejo bundi nushaka kubaka urugo rwawe uzajyana iki? Uzatangira papa wampaye amafaranga nyubakira inzu, uzabyigurira ntacyo nzakora. nk'ubu ni irihe somo ndi gukuramo? Bazamenya ryari ko turi abana babo bagomba kuduha umwanya? Ariko Mana, kuki watumye mvukira muri ubu buzima? Kuki watumye mvukira muri aba babyeyi? Ariko Mana, niba koko mama asenga wakumvisha amasengesho ukadukura muri ubu buzima intambara za buri munsi, nta munsi ndumva bavugana neza. Mana, ndamaze kurambirwa. Nimba koko mama asenga ukurumva amasengesho ku buzima ndaburambiwe. Nakoze iki koko kugira mbere gutya mvukire muri ubu buzima? Nacumuye iki? Mana, njye nibaza nimba bataranananze n'igitambo cy'ibibazo byabo byose ni njyewe, byose ni njye bigarukira. Mana, nacumuye iki koko? Ubuzima bwanjye bumaze kwangirika, umutima wanjye wuzuye agahinda. Mana, kuko nimba ubaho wanyumvisha, wakumvisha isengesho rya mama, kuko nimba ari umubyeyi usenga. Ive mwana wanjye, ntabwo mba nkeneye kukubwira nabi, nta nubwo nifuza kuvugana nabi mu rugo rwanjye, ariko imyitwarire ya nyoko ituma mbyukana kamere mbi. Byongeye nawe kubona wicaye ahangaha ariho wagombye kuvuga ati mama atari, reka aba ari njye uhari, nawe wibereye mu bindi. Ese muragira ngo ibi bintu bizakendere dutangire dusaba uwo twimye? Tekereza kabiri, ni wowe mukuru, aho ntari ugomba kuba uhari n'imfura yanjye. None ibintu birimo biragenda byangirika. Nyoko we yarenze igaruro, ntacyo nyivuga. Reba n'ukuntu agiye, nta no gutinya ngo avuga ati reka nsaba umugabo wanjye uruhushya. Arabyuka akagenda ibintu byose abitaye aho ngaho ngo ari mu masengesho, mu masengesho. Nawe niko ugiye kumera mwana? Bagenda kwizeza ko nzagerageza gutera ikirenge mu cyawe, gusa sinzi ko bizakunda ijana ku ijana bitewe wenda n'ubuzima twabayemo uko twavuze. Reka namwe twarababuze guhera kera. Ese ugira ngo njyewe nanze gusenga? Ariko sengera mu cyumba. Ntabwo nibagiwe Imana. Imana yaratubyaye dushyira aho ngaho iduha ibintu byose. Ndasenga kandi ndayemera, ariko ntabwo yambujije gukora, yampaye imbaraga n'ubwenge bwo gukora. Nawe rero sinkubujije gusenga, sinkubujije gukora ikintu ukora, ariko tekereza ku buzima bw'ejo hazaza, sibyo? Ntabwo tuzahorana muri iyi nzu. Uzagira igihe wimuka nawe ujye kwibana, ubyare, uba ufite inshingano zo gushaka minervari, kugura ibintu byose byo mu rugo, naho uzaba. Rero nukomeza kugenda gutya ibintu bizakurangira nurebera. Nta kibazo, ndagerageza pe. Kandi ikindi gusabe, igihe wicaranye na nyoko ujye umubwira ko ari mu kurengera. Mama njyewe ngize ikintu mubwira atambwira ngo ni amadayimoni ngo ariko kuzamo ngo ni imyuka mibi ngo tuzagusengera. Nyine nta kindi kintu ajya yumva uretse kumva ijambo ry'Imana na Bibiliya gusa. Reka twere kuvuga byinshi, gusa Imana niyo nkuru. Iyo uyeba kandi ikandeberera, bigarura umugore wanjye mu nzira nziza, bitabaye iby'urugo rurasenyuka. Gusa sinifuza ko bigera aho ngaho. Mureke dufatanye nk'umuryango twubake ikintu gikomeye, sibyo? Kandi sinzi ujya kubona muri televiziyo. Ndagusezeranyije. Sawa.
Sis. Come on. Baby? Baby sister. Nose kuri kureba bite? Jya uganiriza burage zawe. Okay. Sis, wabumvise nawe? Ntega negeranye n'aho bajya gutonganira. Iki ni icyumba cyabo. Okay. Sis. Ntabwo kwarurira. Kandi ndabibona ntabwo ari ubwa mbere bikubayeho. Niba wumva nijoro nibwo ubona bari gusohoka batongana buri munsi. Bishobora kuba bimaze kukubangamira, bimaze kukurenga. Bimaze kumbamo byinshi. Nsigaye numva nasohoka nyine nakumva batangiye kuvuga ngo nagenda. Nakumva niyo numvishe yatashye mba numva nafata nk'imisi rwose nkayifungisha amatwi kugira na bumva. Sis, uyu muryango nyine rero twavukiyemo nta yandi mahitamo namwe. Nta yandi mahitamo kuko byuka ukagenda nkava ku ishuri nkisanga hano. Nta handi hantu mfite yo kugenda ajya hanze mama akahansanga nagira ute nakwinjira mu nzu nkahura nawe. Ikibazo cyabo ni uko badushinja ko ari twe abanyamafuti, ari uko dutangiye kwigira abana babi, ngo dutangiye kwigira abantu bakuru. Dutangiye kwigira abana bakuru ntabwo turi bakuru. Nanjye nibyo mba mbabwira. Turi bakuru ntabwo dukeneye izi ntubumenyi muri uru rugo rwacu. Erega hano ni ko badashaje cyane ku buryo umuntu atabaganiriza ngo bumve. Ubu mama ni umuntu ukwiye gutongana na papa bizi neza ko ndi hano mu cyumba. Ntibatinya kuza gutonganira imbere y'idirishya ryanjye bazi neza ko ndi bubumve. Ese mama we ariko muwuhe muco byibuze? Aba yumva ngiye nzagira n'igitekerezo cyo kuba nashaka cyangwa noneho ngiye papa yaje asanga muri salo arantuka ambwira ibintu byinshi cyane, arantonganya ngo urabona ngo wicaye aha ngaha ugaramye mu ntebe ngo day off muri kureba amateleviziyo. Televiziyo baziguriye mbese umunsi niba ari day off yanjye njye gukora niyice ndwarese bimenaje ngo yabonye ngo narakoraga ngo nahereye ku gakarito ngo nacuruza ngo sinigeze ariko utwo dukarito twe ntabwo twigeze dukora tubona ayo makarito bikumva. Nta nubwo twakuze mu buzima bubi. Yego twakuze twarabuze uburere bw'ababyeyi ariko ntabwo twakuriye mu buzima bwo kujya guterura amakarito byo kugira iki. Nimba ari bwo buzima yakuriyemo arumva natwe ariko twagenda. Ni ikibazo. Sis, ntukomeze kwiheba, ntukomeze kwigunga. Ndagukunda. Sister wanjye mwiza, umwe rukumbi nzajya nkora nkwitaho. Aho batari nzangereza mama. Sibyo? Ntukajye wiheba. Wese wamerukaga ryari? Okay, muri no mitsi harimo akazi ariko umunsi n'indefu yanjye. Sinje kukureba. Icyumweru cyashize se nta defu wagize? Icyumweru cyashize ariko twahuriye ku meza. Ntabwo mba ndi kureba nicaye ku meza. Sinkirota amagurutse. Gusa nyine njyewe no defu nabonye atari ngombwa kwimara hano mu rugo. Ngiye gushaka abashuti banjye tube tuganira tunareba ni match. Nsize muri uru ruzi. Ufite ibintu byinshi byo kwiga uyu munsi. Ndabona ufite n'amaje muri kwiga. Yireke. Ndi gusubiramo uko Mary na Viyo bari gushwana nyine bituma bihagarara. Okay. Sis. Uragiye? Ndagiye. Uransize? I'm feeling guilty. Zo ntabwo akunda match. Usura wicaye kuri. Gansiga muri uyu mwobo. Okay sis, ndakozanira akantu keza. Ushaka ukararira. No, come on, be happy. Ntacyo mfite cyo kwishimira. Okay, basi dusubire nimugoroba. Ushaka n'umagaruka. Ese nanjye mbaye nk'ababyeyi. Wese uruka kunsohoka n'iryari. Okay. Indi day of yanjye tuzasohokana. Nanjye nzisohokana. Ko nawe umaze kunyanga umaze kuntererana.
Oh, come on, sis. Bye. Bye. Okay, ndakuzanira akantu kahita urahita wishima. Nushaka ukareba. Take care. Uyu munsi yari off yanjye ntabwo nari kwiruka mu mugore jya biri komborera tukubara ubwo usanga abasaza bakaniye bari kuvuga utuntu twinshi cyane abana mwigize nabi shamwe bw'abana ba boss sha ntabwo twabishinga ngaho mva kandi obeze utangiye kuzana bya bintu ibyo bintu ndabyibuka no mu ishuri gutyo wari kuvuga uzi ko no mu ishuri unabonaga ibintu bihenze byose niwe waba ubifite izo ni lenge zawe mwana naho ubundi n'imyaka tugezemo ntabwo tuba dukwiye gukomeza kuvuga ngo ababyeyi bacu bari abakire cyangwa ngo bari abakene imyaka tugezemo tugomba kuba turi abakire cyangwa turi abakene mu kigo tugomba kwihigira ahubwo se kuvuga ibintu by'abakire n'abakene nkibuka mwana wamfashije nkabona akazi muri kampani wawe reba igihe nasoje kwiga narakwinginze buri munsi muramwandikira uzi ko none reba kuri WhatsApp ntabwo ndazisubiza se wambabariye ukambwira aho bigeze reka ta okay naribi uzanyibutse nka next week nuko wa gatatu kuko turi gushaka n'abandi bakozi bashyashya ushobora gusanga ariyo mahirwe yawe ariko reba igihe urabizi twariganye nari nzi ubwenge ubu se urashidikanya ku bushobozi sinjye wagusobanuriraga imibare azo wowe ushobora kuba uzi wari uzi ubwenge pe ariko dukeneye experience mu kazi ese experience ndayivanayo nyine utama akazi utagereza rero gusa ariko kuba turi kuganira turi gusangira ni ibintu bigaragaza ko n'ibintu byose bizakunda ndetse abandi turacyari inshuti cyokora nanone naho ngaho ko ninjye wakwiziritseho nanjye no kumva ngushaka akazi kugira ngo biba byoroshye ahubwo sikora umuntu dufitanye gahunda yagiye kuza kundeba hano kanse urahita utabuka se ntabwo nasigara njyenyine ariko Hi. Hi. Are you single? Yeah, you can see. Umeze neza? Namira gute neza. Inyana z'ingazi wa boss zaturembeje. Man, injiji kafata ngiye kifata ikanyirukana mu kazi. Hell no, byagenze gute? Ngiye ndanga gasuzuguro. Nanga gasuzuguro n'ikitwa gasuzuguro. Urakuye ngo ansuzugure. Nayi nafatira company nkatwika undi nkataha. Oya, ntabwo bishoboka. Umukobwa mwiza nkawe se mu bintu karabitira mu kazi. Icyo tuzira. Man, ngiye yifate, ngendara amajoro nkora. Sinyisinzira nta makeup nkitera ntaki imyenda y'imbwa yagize ikanyirukana sinzi uko byagenze wenda hagati yawe n'uwo boss ariko no wasanga nawe n'utwabona jewe urabona ndi umuntu imana nkeneye amafaranga ngiye mvuka mu cyaro ntabwo ndi umuntu wo kujya kwitwara nabi mu kazi anyway ibaze ko ngewe ibaze ko ngenda nywa n'inzoga uyu munsi nkandi mandazi kuki se wakwihuza inzoga ibyo bibazo byawe ufite byakemuka ko ntabwo uri mu boss wenyine muri ino Kigali harimo abantu benshi baguhereza akazi wowe ciao calm down ntabwo umukobwa mwiza nkawe akwiriye kwihuza inzoga ibaze ko rero ku musozi wanjye yanshakiye yitwa ngo ni inshuti ye z'amashuti mani ngewe bakamara siga mu kazi zangiza akanyirukana byirengagiza aka kanya ni akanya ko gutekereza ibindi bintu bishyashya don't sleep in niyo sleep yanjye rekera ntugire no fine tuza sibyo tuza
fine, I'm fine. tuzi. Umeze neza? Umeze neza? Umukobwa mwiza nkawe ntabwo ukwiriye gukomeza kwistressa. Akazi nanjye nakaguha n'abandi bakaguha. Kamadeni nawe ukamera nk'abandi. No, ntabwo ndi nk'abo ngabo bandi. Maybe wowe wasanga uri umuntu mwiza. Ushobora gusanga iri ngiri uyu ni umunsi ariho amateka yawe agiye guhindukiraho. Sure. Yeah. Seriously. But you're so gorgeous. Look at you. Oh. Ariko uzi ko umaze kubona ko Imana itari fair. Uzi ko ubwiza yaguhaye yafashe ubwiza yari guhiza abandi bantu bose ubishyira kuri wowe. Come on. Don't lie to me. No, ntabwo nakubeshya. Ndi kubona ikiro. Really? Yeah. And you're smelling so good. Yeah, no. Come closer. Don't drink. What are you drinking? It's a cup. Can I share? No, stop it. No, I need you sober. Okay. Amacupa. They're so sweet. Okay, how do you want to spend your night today? Oh, very good, in good bed, in good house. Don't worry. I'm just in a lift. Sure. Yes. Sure. White t-shirts. A beautiful bed.